Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mwene data hori, nyemerera nkwakire mu kiganiro mu ijambo rihindura ubuzima mu izina rya Yesu. Ahori aho uherereye mu izina rya Yesu najya nkubwire ngo Yesu aracyakora. Natinze, Imana yampaye amagambo avuga ngo igihe kirageze ngo ibyawe bisohore. Igihe kirageze ngo iminyururu bakubohesheje icike, cyangwa se ndabitsindagira ngo Imana igukuyeho iminyururu bakubohesheje mu izina rya Yesu. Nitaye imyaka umaze, nitaye igihe ubohewe, nitaye igihe ugerageje bikanga, Imana yantumye ngo nkubwire ngo isaha yawe yageze. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ugiye gukubita hasi imbaraga z'abadayimoni zaragutsikamiye. Hari igitangaza Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Hari ishimwe Imana igiye kuguha mu kanwa kawe. Uranyumva aho uherereye? Aho uherereye, aho uri hose, zamura ibiganza uhereze Imana icyubahiro, uvuge ngo Mana, ndagushimye ko nkuyeho iminyururu bambohesheje. Yeremiya ibice 40 ku murongo wa 4. Titira amagambo iravuga ngo Yeremiya atura imisipa. Ku murongo wa 4 haravuga ngo iki? Haleluya. Haravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora nkukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo urore. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye abariho ujya. Mwene data, ndabizi uranyumva, ndabizi aho urunteze amatwi, ndabizi neza hari ikirere kizima ndi kumva kigiye gufungura ibyawe. Umaze iminsi uri mu ntambara, uri mu rugamba, uri mu bigeragezo, uri kurwana cyane kandi ugatsindwa. Ndagira nkubwire ngo nuko igihe kitari cyagera. Yeremiya yahagaze hano i Buyuda, ahagarara Yerusalemu, ahagarara mu midugudu igiye itandukanye no mu duce dutandukanye muri Isiraheli, ahanura avugisha ukuri. Abami n'abatambyi bakamugambana, bakamufata, bakamushyira mu nzu y'imbohe. Ariko igihe cya Yeremiya ntabwo cyari cyakageze. Rero igihe kirageze ngo Imana igukureho iminyururu bagushyizeho. Haleluya. Hari uburyo bakuboshye bavuga ngo ntago uzabyara, birashoboka. Hari uburyo bakuboshye bagafunga ikirere cy'imikorere yawe, ikintu cyose ukora kikanga. Hari uburyo bakuboshye bakaguteza icyangira, ikintu cyose umuntu wese mubanye nta muntu n'umwe mutindana. Nabyo birashoboka. Yeremiya bamushyizeho iminyururu bamujyanye i Babuloni. Nebukadineza niwe wanditse urwandiko avuga ngo mumubohore, mumurekure agende. Reka mvugane nawe, reka mvugane n'ubuzima bwawe, reka mvugane nestide kota edo benezobrere for ya shahidi wini tando de my forge. Nagira ngo nkubwire ngo mu bajyi Babuloni ntagurimo, mu bagenda ari imbohe ntagurimo. Ndahanurira ubuzima bwe mvuga ngo haguruka winjire mu mugisha wawe. Haguruka wakire igitangaza cyawe. Haguruka winjire mu cy'Imana yavuganye nawe. Yewe Yeremiya we, Imana ivuganye nawe aya magambo ngo ntagarejo, ntagari kuwa kabiri. Iri jambo ryumva gusa urakira. Iri jambo ryumva gusa uratabarwa. Iri jambo ryumva gusa urakorwaho n'imbaraga z'Imana. Uyu munsi ndakubohora, uvaneho iminyururu iri ku maboko yawe. Urashaka kujya i Babuloni? Urashaka kujya he? Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakunogeye abariho ujya. Mwene data unyumva, akira kubohoka, akira gukurwaho imigozi n'iminyururu abadayimoni bakubohesheje. Ndavugana nawe ngo Imana irakubohoye. Imana ikuvanyeho iminyururu bakubohesheje. Dore abarozi bakozwe n'isoni. Dore Satani aramwaye kuko Imana isohoje ibyo yavuganye nawe. Hari abantu bibeshyaga yuko bagufite ububasha, ariko igihe cy'Imana kiraje, kije gukoza isoni mwene abo bose. Abo bose bavuze yuko ntacyo uzimarira, bavuze yuko ntacyo uzigezaho. Ndahanura nkubwira ngo ntago bikiri bya bindi. Imana iragutabaye.
Imana iguhinduriye amateka, Imana iguhojeje amarira, Imana irakwibutse. Dore ubukwe burabaye, dore urabyaye urahetse, dore ubonye akazi usinye kontara, dore nawe ubonye visa ugiye muri icyo gihugu usengeye igihe kinini cyane, dore akazi kawe karafungutse, dore uracuruje biremeye. Kubera iki? Iminyururu yacitse, iminyururu yacitse, iminyururu iracitse. Nonaho iminyururu iracitse, ndimo ndabona hari iminyururu iri gucika. Birashoboka ko iwanyu nta wateye intambwe ngo yinjire mu mugisha, ariko wowe ndavuga ngo mu izina rya Yesu iminyururu iracitse. Ole bone mosiki de kotazo benevore. Noneho rero uyu munsi ndakubohora, muvaneho iminyururu ku maboko yawe mu izina rya Yesu. Ndayibonye iminyururu iracitse. Akira igitangaza, akira umunezero wawe mu izina rya Yesu. Amen.